harimo nde Amen? Yes, izamu ry'ikipe ya APR Football Club nkuko bimaze iminsi bimeze yakoresheje Ishimwe Pierre mu gihe Byiringiro Gilbert bakunze kwita Kagege yakinaga kuri kabiri. Kuri gatatu yari kapiteni y'Umugabo Claude, hanyuma mutima wa defense yabanjemo umusore witwa Yunusu, hanyuma n'witwa Nigena Makremani wo bari gukinana muri axe. Hagati yabanjemo Shimirimana Ismail Pichu, hanyuma ari gukinana na Ruboneka Bosco ndetse na Mahamadou Lamine Ba. Hanyuma batatu b'imbere yari Hakim Kiwanuka, mu gihe ku rundi ruhande yari umusore ta Omeri Dennis bamwita ngo ni Omedinho. Hanyuma umwataka ari Hwatala, niyo APR yabanje mu kibuga. Jibril Hwatala. Hwatala kabisa. Abo nibo 11 babanje mu kibuga ku ruhande rw'ikipe ya PRFC. Mu gihe kumukeba Rayon Sport, umunya Brazil Robertinho Roberto Goncalves do Carmo. Aha. Yari bifashishije 11 nabo bakurikira Amen. Yes, 11 ba Rayon Sport yari Kadim Ndiaye Mizam, hanyuma kuri kabiri yabanjeho Fitina Omborenga wakinaga n'ikipe ya APR Football Club yamazemo igihe kinini. Gatatu yari Bugingo Hakim, mu gihe umutima wa defense yahisemo kubanza witwa Yusu Dianye ndetse na Sabimana Aimable. Hagati yakoresheje Dafe Suleiman, hanyuma akoresha Ndayishimiye Richard, akoresha kandi utwa Muhire Kevin. Afata uruhande rumwe arukoresha mu far swing cyangwa se mu wing utaruwanyawe mediateur kusa nkuhengamiye ku ruhande witwa Rukundo Abdurrahman Paple, hanyuma urundi ruhande ahubwo akoresha Iragwa Haji. Kuri point yahisemo kubanzamo witwa Biramahire Abedi Christophe. Niyo 11 yahisemo kubanzamo witwa Roberto Goncalves do Carmo. Cyane abo ni 11 ku mpande zombi. Ukibona 11 Karenze ba PRFC wemeranyije n'umutoza Darkonovic. Wenda mbere uko Karenze itabikomozaho nashaka impamvu abantu babonye kuri match ya Rayon Sport witwa Yusu Dianye ari wabanjemo kandi amaze iminsi akina Omar Nyinge. Amakuru mfite nuko ari Aimable wabisabye. Yavuze ati uyu niyo dukinanye match nyinshi niyo tumenyeranye kurusha Omar Nyinge, niyo twanakinanye na Derby kuva kuri donc match z'ubushize Omar Nyinge yavunika. Yakinanye na Yusu match nyinshi kurusha uko yakinanye n'uwitwa Omar Nyinge. Uko ubona kigaruka bose bari bazima, Omar Nyinge yakinanaga na Yusu Dianye. Bura Aimable ndetse na Omar Nyinge partnership yabo ngo ntagira kinana match nyinshi. Yari recommendation ya Aimable mu yandi magambo na formation mu gihe Yusu ari muzima. Reka tujye kuri APR yakiriye Karenzi 11 ba PRFC wemeranyije n'umuserbe. Ntabwo nemeranyije nawe kubera ko giye uko mbibona, sinzi niba ari giye utazi umupira, ariko uko mbibona mu banyamahanga ba APR sibyo abahari uyu munsi uko mbibona abeza kurusha abandi je mbona ari Ariyo Mswane na Yusuf Dauda mu mirebere yanjye, sibyo? Abeza kuruta abandi, abeza kuruta abandi. Ahubwo je ndabona hasigaye Swane yewe uretse abo bashabaje muri retour hasigaye Swane gusa. Dauda yasubiye inyuma. None se Dauda ejo ntomonye asimbuye yasubiye inyuma. Ariko gusimbura ashaka kuza bikamunanira kuko aba yapfuye no mu mutwe. Oya mutoza gusubiza inyuma Kazo. Jewe nemera ko ku mupira ntawe umurusha. Ni ku mupira nyine ko azo mupira mu mubiri we. Ariko ibyo ni mental. Wenda bamo hanze y'ikibuga. Mental. Umukino abayuzuye nka Dauda. Dauda uneteranye Dauda wazamu. Dauda wubu ni wabakora pirate ntabwo ari original. Ni Dauda uyu munsi yaramaye kuri match ya Mukuru. Haka ko nakazi kumutoza. Inkubara abadandabirana. Umutoza wuzi ikibazo no mutoza. Oya kumwicaza. Umutoza amwimitoza isanzwe. Kumwicaza. Awemera. Kabanza tango bunyoye. Uko hari bizatuma kinane. Kabanza tango pinyo. Ariko Dauda ubu ari hasi cyane ya Pichu. Karenzi wari kuvuga ngo Dauda na Riyo Muswane. Jewe uko mbibona. Abona abakinyi jewe ntabanza hanze. Kuri match bivuze ngo Yunusu ntibivuze ko Yunusu adakina neza, ariko jewe yaba ari gitoza iriya match, sibyo? Buriya hari ibintu nabyumva jewe reka. None se kuki bagura Swane kandi Yunusu hari? Rwose surusha abana. Oya ibyo byo bagomba kugira abakinyi benshi. Jewe uko mbibona Yunusu si umu defenseur mubi, ni mwiza pe. Ejo hari kimushinja icyo mushinja ni kimwe. Hari ikintu mbona kimwe usanga Pierre na Yunusu sibyo iyo bari mu kibuga APR bura kandi mbona gikomeye, sibyo? Cya leadership cyo gutangiza umukino. No kuvuga ngo imipira ya Pierre nk'umuzamu 99%
arayidegaja oya ahubwo yikinisha Clement arayidegaja ubirebe urumva icya kabiri we na Yunusu kuki batamubuza saba defenseur we na Yunusu ntibatangiza donc umupira ntutangiye uzabirebe kenshi Suwani yari kumwe na Clement hari uburyo babanza guhererekanya umupira rimwe kabiri gatatu bakawukura inyuma basa n'abakurura adversaire byibuze umwe agakuraho umwe agakuraho wa kabiri agatanga umupira yagabanyije umubare w'abakinnyi ba Rayon bari imbere ejo rero niba mwarabibonye imipira yose no kujugunya imbere ntabwo ikipe ishobora kudomina umukino ariko tutarajya kure mu mupira moderne uraza kubidufasha arakandi kantu uraza kubidufasha urabindusha mu mupira ugezweho ntushobora gukina udegaja kuriya udahereye inyuma udomina umukino sibyo bigaragara ko konsigne y'abakinnyi ba Rayon Sport bari bafite ni ukubabuza gukina gutangiza umukino kubuza APR gutangiza no kubigaruka turaza kubivuga sibyo icyo bivuze ni iki niba rero bakubuza gutangiza umukino ukaba utanafite abo bakinnyi b'abatekinisiye bashobora kuwuhererekanya sibyo pa mu gardien mu abadefenseur bagapasanya bakabakurura bagahita bakuraho bamwe bakabona gutangiza umukino usanga buri gihe ikipe isafaringa mbona ikibazo gikomeye APR ifite ni coaching sibyo na shua y'abakinnyi sibyo kuko jewe nadesize gukinisha abanyamahanga 5 mu kibuga ndi Darko nagarura Pavel mu izamu kuko Pavel afite iyo karite yo gufasha gutangiza umukino Jean Pierre ni mwiza ntiwamutsinda gutyo arasevinga arakomeye ariko icyo kintu agomba kugikosora ubona ko uriya murusha maturite y'uburyo bwo gutangira umukino kandi icyo gituma APR buri girushwa mu kibuga twarabonye kuri Gasogi match zombi yararushijwe ejo yararushijwe nubwo leta atsinze ariko yararushijwe urumva warukire kuvuga kuri line-up so kuri line-up giye aho niho hambere mbona hari ikibazo icya gatatu yego umuntu bita Mamadou Lamine Ba ntabwo ari umukinnyi ukwiye kubanza muri APR ndabisubiramo sibyo arebuza abantu barantuka banera ntabwo ari umukinnyi yandika kuri Twitter yanjye abantu baracanga ntabwo rwose Lamine amahirwe yarayahawe imikino arayikinnye ihagije Lamine pe ntabwo ari ku rwego rwo kubanza mu gihe we mu mirebere yanjye niba mwarabibonye n'uwari ugifite akantu gato atanyumvije yarabibonye ibyo nakubwiye mu gitondo urumva ni ukuvuga ngo jewe nduriya mutoza kuko ejo match y'ejo nubwo atayitsinze Gacinya niwe twahuye match irangiye arambwira ati nsabye imbabazi Robertinho ndamwemeye ni umutoza urebye amahitamo y'abakinnyi babanje mu kibuga sibyo uhita ubona ko ari umutoza wize adversaire akamwiga akamusobanukirwa urumva ndaguha urugero rwa Papre nibyo nakubwiraga Papre warani imikino isanzwe rero bamuhaye muhireke Vera Vunitse utungurana ukabona Papre abanje ukabona Papre ari muri 11 muri 11 ariko yatagatinda iki icyo yabaraga je narakibonye sibyo Papre ni umukinnyi ubusanzwe ukina hagati yamubanje ku ruhande sibyo bivuze iki bivuze ngo icyambere nzi neza ko weakness ya APR iri muri mediane sibyo icya kabiri nzi neza ko kwa Kagege nta menace ndi buhagire sibyo kuri kabiri kwa Kagege bivuze ngo Papre arajya ku ruhande ariko arajya garuka akresi nombre hagati mu kibuga akine nk'umediateri uri ku ruhande bibaye ngombwa mu gihe dutakaje umupira mu gihe dutakaje umupira ariyongera abo wakane mu gihe APR ifite 3 urimo urabyumva kandi kantu mwabonye kanyibukije muhireke vuza muri Rayon yari ifite mediateri bakomeye bamugeni Fabrice ba Piero ba Jihad ngira ngo ni ari umuwingi igihe kirekire kandi mu 11 banakuramo ina kipe bajya mu matsinda ya Costa do Sol ndibuka ko nanisharanye na King Bernard yaje masimbura ari umuwinga
agira uruhare ko Rayon Sport ibona ibindi bitego 2 ejo rero yaguranaga na Papley niba arabibonye ntabwo hari abantu yacenze Kagege ari 11 cyane nuko ngo bari babiziranyeho muhire naza 11 Papley arajyamo hagati icyo nayo cyavanze ya peri kare nuko Kagege afashe ndi bundi ikintu cyabaye wenda ubwo twinjiye muri match nyirizina nuvuga ngo umutoza bita Robertinho ni umuntu wari wize ikipe ya APR cyane cyane kuri côté fort zayo ndetse na côté faible arabizi neza ko najya gukina ikipe ya APR kiri buze gukina bwa mbere ni Muhire Keve kudakina noneho nunjya gukina bakankinira playmaker wanjye ndaza kuba honte icyo bivuze niba kina Muhire Keve niba Pichu ari undi muntu ya Pichu ari bujye gufata Muhire Keve ome byaragaragaraga ngenda kina nte kugira ngo nkine birasaba undi muntu umeze nka Muhire Keve donc ufite role yo gukinisha ikipe donc ni nko kugira aba playmaker babiri kurenza uko ari ugushyiramo Papley nk'umuwinga yavuze ngo Azizi Basa n'ubundi byo kina n'uguheza uruhande akagenda iki kibuga ni kinini umupira akenshi umwanya munini umara muri mediane ariyo mpamvu abantu barebye match uwitwa Richard yabaye umukinnyi mwiza ariko yanakinye neza juste nje nikubwira ko ari abantu mushidikanyaho ko atari umukinnyi ukomeye amata bya amavuta ejo sinamwemeraga rwose ubundi ariko Richard ni umukinnyi mwiza yaranyemeje ibuka na match yo muhuro mahoro naramukunze cyane umuhuro mu mahoro kazo urabyibuka Rayon Sport ikina na APR bwa mbere umuhuro mu mahoro no wandi yani ya mbere na mbere sinamwitayeho yakinnye neza abafana banamusabira contract kuko ni byibuka naje ikintu cyaremereje transfer mugeragezwa ava muri Muhazi ava muri Muhazi iya champion ibanza yakinnye nabi ni naho kuko mukino ukomeye giye mupimira kuri match ikomeye ihari ahuriranye nayo juste ngo match ikomeye ikunaniye nicyo biba birangiye nicyo kintu cyabaye buriye kuko urumva Rayon Sport champion yaramunaniye ariko yabanje wavugaga yo gufungura stade yakinnye neza ubundi Richard buriye kuki yakinnye neza bikaba yamunaniye ariko byibura harimo yakinnye neza witwa Robertinho yavuze ngo ubushize APR na Menace nahuye nayo nuko rifite mediane igenda kundusha igiye yitwa Ramazani yarabamenashije nibo byibuka ndetse na Ruboneka Bosco buriya Richard yarafite akazi gakomeye kamwe ko gutuma Dafe akina nk'umukasera ari kuri free apana ikintu cya Man Macron kuko buriya umwanya munini witwa Richard yakinaga umupira ko budafite umupira akinaga Ruboneka stragorenze ni mugoroba ntabwo gize match nziza nka Ruboneka abantu basanzwe bamenyereye umupira itera hanze juste nibyo niko kubwira yo mukino bagomba mbere y'abandi uzima bo umukinnyi wahembwe nk'umukinnyi mwiza Ruboneka miliyoni yayitahanye ari ubwo ni kuri side nagari kubigenda kazu kare nuvuga ngo kuri body yari nagari match yose kuri APR gusa kuri APR gusa uretse ko ngene nari kujya ntuza uyu Yunus uko yakoze ama clearance meza yagombye ko yaravanye ikipe ya APR mu mukino so icyo navuga rero Robertinho hano yatsinze Dariko cyase yarushije Dariko ni icyo kintu cyo gutekereza ngo ikibuga ni kinini umupira umara umwanya munini mu kibuga hagati niyo mpamvu witwa Pichu yagomba kugira akazi kadasanzwe kuko ntazi ngo nimarika Keve arabwira Papley aze hagati ajye guhura n'uwo Pichu Keve ajye gukina ari free ku ruhande barariterana ko bose bafite karite zimwe n'aba playmakers bari capable gukina nk'aba false wingers nono APR umuntu bita Yunusu n'umuntu bita Clement ni mpamvu n'umutoza shokora nabatekereje na abantu bose bazwitwa Bedi gigiye kinini nimba nabibonye Bedi yarameze nka ruje muri uriya mukino nta kintu na kimwe uretse kubuza ikipe ya APR gutangira muri defense bango byandi byo ngo start from the back nta kintu na kimwe cyari gushoboka bitewe nuko Bedi yaravuga ngo iyo presence yangira hari ariko kuvuga ngo muri build up kuvuga ngo gutanga espace nta kintu kindi yari gufasha ikipe ya Rayon Sport hanyuma APR nayo ikabizi ko Claude n'umuntu bita Haji cyangwa se Kagege n'umuntu bita Haji biraza kuzana icyo nakwita nk'ikibazo ku ikipe ya APR nimba mwarayibonye Claude yazamutse inshuri imwe muri match yose ntiyigeze arenga umurongo ugabanya ikibuga bitewe n'iki arabizi ko uwitwa Haji ni uri kudebloka amasituwasiyo menshi y'ikipe ya Rayon Sport Keve natagaragara Haji nadaturuna ikipe ya Rayon Sport ntagiri buze kuza gutsinda niyo mpamvu nkubwira ngo Robertinho 11 yabanje mu kibuga yabaye umunyabwenge cyane akoze remplacement nabwo umutwe twicaranye mutara mutwe Moses akora kuri RBA ndamubwira nti kuzana umuntu bitakana mugihe nibyo Dafe yavunitse ariko nubundi hari igitekerezo ko ahubwo ari buze kuzana Roger idasimbere Richard cyangwa se Dafe kugira ngo agume muri bya bindi yari gukina ofete ntabwo yagomba guhindura kuko byari byakunze byari byaramuhiriye n'ikimenyimenyi burya umutoza si kenshi tuzabona equipe isimbuza muri mediana abakinyi babiri cyangwa batatu
byageze n'aho ajya gushyushyutwa Tadeo Ruwanga simu mutayibonye buri munsi aramuhagura urumva yafashe Pichu amuvanamo ubundi niwe wagombaga kubanza Raminiba jye nemera ko Tadeo Ruwanga aba agomba gukina match nk'iriya oya ariko Pichu ntabwo akinye nabi wibuke ngo uriya Rayon Sport ifite abakinnyi bihuta Ruwanga ntiyihuta ariko nabo nibo bagenda agomba kurya umutuku kuko Muhire Kevin amunaniye bigaragarira umuntu wese niba rero ugiye gukina n'abakinnyi bihuta Muhire Kevin badatakaza umupira urarya umutuku kira icyo coach yakoze ashingenda cyemera ariko Pichu buriya makosa akora si umukino urandaga hano umutekinisiye avura icyo gikomeye Rwanga afite ikibazo cy'uko umupira ushaka kumukubita ku maguru ukamusiga ahubwo iyo niyo defa ya mbere ya Pichu Pichu umupira wa mbere uramunanira kufunga ariko gusa afite imbaraga Karenzi yavuze ikintu sinzi impamvu uri kukirengagiza wavuze ko APR akanya ifite weakness mu gutangira baro inyuma cyane bivuze ngo gutangira gukina kwa APR bishingiye ku mukaseri mu gihe harimo Yunusu harimo n'undi muntu utari buze gutangira iyo baro ndakeka nka Krem ushobora kwiyamenia nuze no mukaseri upitwa nka Tadeo urumva ntabwo uze kuza uramwibeshyaho Tadeo style ye ni nko kubona Dafe niba abakinnyi bakina zone ariko bimeze Tadeo Ruwanga agufasha kurekipera kare ariko icyo bango nyuma yo kurekipera baro imipira ntabwo ari umuntu Dafe ni fundi wa mpira ni tekinisiye aho ngo Dafe na Pichu bose n'abanyemoso cyambira ko Dafe ni umuntu akinisha n'icyo kumbona ko oya bikinisha byo ariko ni umuduratsie donatire ariko cyo kubwira ngo Dafe yatangiye ngo ari umudefenseur wamwigize imbere ni umutekinisiye ura ni fundi wa mpira Clement wamugize imbere ura Clement mushize gatandatu yakina neza ni wa mudefenseur uzi umupira hari abadefenseur bawikiza ukuje ubandura urugendo ariko akaba n'abadefenseur bawufunga kanacenga logique irimo kuri Pichu njye ariko ndamwumva nuvuga ngo nimba defense yawe idatangira umupira ukeneye umuntu w'umukaseri ariko ufite ubwenge uvuga ngo turatangira gukina muri mediane umupira nawe ugendana nawe paza afite nyine iyo karite yo gupasa Dauda yamukiye cyane umutoza gusubira inyuma gukina kwa Pichu ni ugusubira inyuma kwa Dodo ko Dauda afite ubwo bushobozi ararekipera akanawutangira akawukina na liste yanjye nashyize kuri X y'abakina kuri nane mu kigano kwa gatatu no kwa gatatu muri Pichu sinakira Dauda Dauda naramukurikiye mbibona ko yasubiye inyuma abantu babibona Dauda agomba gukina 8 je mbona ahuzagurikishwa n'umutoza oya ni nko kuvuga ni nko kuvuga ngo Pichu ese na Pichu se ni yakina 8 ruboneka aje ku 10 Kazungu dore mvuga ariko nta mwuka afite Dauda rero ni ikintu wibeshya ntabwo kuri Dauda ukambakamba Dauda yarashize yego Dauda nanye nabibonye urabona abantu benshi yatakaje umupira akijya mu kibuga atari basane umuswa se yani ryari bawo cyari igitego ko niba umufaseri ukajya gucenga imbere y'izamu nibibaho oya usko APR cyo bakuyemo yirinze ikintu wasimbuye pice kivamo uziko rwa APR yatangiye gusiragoringa bikomeye cyane hura nibibaho rero yatatse bidasari bitewe n'iki ukubiza umunani irapfuye nako gutangira gukina muri mediane kurapfuye gukina baro wa rekipeye Karese arigenda atakurikiye umunani box to box ubizi ni giha kimbwa ndasubira bango mapafu ya umbwa ntakuru nawe urabyumva uri imbere muutakaje uri inyuma icyo giha Dauda yagikura he oya Dauda ntaga kigende Dauda kiza kinaga umunani akaba Dauda ni hatari ariko uyu munsi nta mwuka afite mu mubiri nk'ubara aradandabirana azunga aricyo muri kwirengagiza aradandabirana nuko ngo abantu benshi bo bazi Dauda watsinze piramide abantu benshi n'abafana ntibakurikira umupira umunsi wundi benshi n'amamba abafana bo babwiye bakwataka ariko Dauda utangira umukurikirane Karenzi niyo mpamvu ajemo nimugoroba asimbuye hari ikintu Karenzi ukomeye niwe uvuyemo umuntu wese yabibonye Pichu wari imbere y'abadefense aratanga umutekano nanabyeretse abantu match irimo kuba ndabwira ko murabona ko Pichu nta menace afite uburyo kina gatandatu yakina neza rwose nta akina ibintu binasokuye keretse naho no muke yerekeve umutekinisi aho niwe yuraga n'ibibazo ariko Pichu yavuyemo gusa hazoroshye icyo ngari cyo Karenzi muri ko ari kubabwira mutari kumva ngo uburyo umutoza ngo icyo wavuze ko nuza sicyo kuri show ya Omar Nyinge na ngo ni icyemezo cya Robertinho ngo kubera ko yari afite ubwoba bw'abakinnyi biruka ba peri bihuta kandi Omar Nyinge ngo ntago yihuta ngo ntiyihuta arabicuritse muri interivation Omar niwe wihuta ahubwo Yusu we ni umurideri none sasa ikindi kintu we ni umuntu udata ofete gukina na Aimable iyo Aimable akoze take ons ngo azi uko mukorera kuvertire kuko ntagaba yagiye ariko muri interivation
uyu Omar Nyingara nihuta kubarusha bose. Hari icyo Karenzi yarakomojeho mu kanya na Kazungu agize icyo avugaho. Si bwaba ari uburyo bw'imitoreze ya Darkonovic. Nubundi mwibuke ko neza shampiyona ijya gutangira yabanje kwicaza Dawuda. Abantu baramwibagirwa. Arongera aramugarura. Iko guhuzagurika no kutamukinisha. Ibyo guhuzagurika byo na Pichu niwe wamwiruka. Exactly. Niwe wamwiruka. Ibyo umutoza. Si Darko waba wiyicira ibintu agatuma n'abakinnyi be badahoza. Yewe nahoze nibaza. Nahoze nsesengura. Kuko abakinnyi bose ntabwo nahoze ndeba imikinire ya APR. Ninde mwizuriza. Ariko koko barabyitoza. Ni ibintu bitoza ngo tuzakina gutya. Biragoye uvuze ko bitoza. Kuko jewe exactly yose Suwane ni mubi. Yunus ni nako Suwane ni mubi. Ni murebe igitangaje. Jewe ntabwo ni murebe ikintu gitangaje. Ubundi mukinyi ubanzamo muri APR ugomba kubanzamo ni Suwane. Twese turabizi. Ariko nta derby nayikina. Umusimbura Nshimiyimana Yunus yo wabonye kufura ngo ni utera kufura. Umusimbura atera kufura gute? Kukipe nka APR ikigugu. Ushobora kugira iyo mpamvu.